keneye umuntu wiyumvamo impano y'ubuhanzi cyangwa se umuntu wabuze studio imukorera indirimbo wallahi uwo Rise Up Media yamwibutse cyane yamutekerejeho imajije kumutekerezaho ifata umwanzuro umeze gutya uzana producer wabyize umeze neza aramukorera icyo ushaka ikindi kandi yasizwe amavuta n'Imana yego sibyo gusa kandi ndakubwira ko muri Rise Up Media ari ibintu byose biri kubera ushaka ufite ama event ufite ibirori bitandukanye ufite ubukwe ewana uraduhamagara tukaza tukari gukoreraho ku mashusho ku mafoto tuhagaze neza cyane sibyo gusa kandi ushaka kwandikisha ku myenda ushaka kwandikisha ku matasi ushaka kwandikisha kila kitu ushaka mabana manini ushaka ibintu bijyanye na graphic design nta handi nanone wabisanga usibye muri Rise Up Media ndetse kandi ndongera nkubwire ko ushaka no kwiga ibyo bintu byose nakubwiye production video production audio production graphic design nta handi biri kubera ni hano muri Rise Up Media bazuti ubashaka wabasanga he wahamagara kuri inimero ariyo 0782 ndetse uranabandikira kuri WhatsApp rwose cyangwa ubutumwa busanzwe baragusubiza iyo telefone ni yakazi uramubwira ati ndi runaka ndashaka iyi service ibyo biba byoroshye